abantu bafite umunwa bazaje kunukira uriya mujinga ewa nako kanya momo ikivuga ijana ukamutuka kabisa apana izindi diskuru bakamuzana ukatuka mbesile bakamutuka kuri nyina kuri nyina gusa amasaha 20 ndabikora bakanukira uriya mujinga abakobwa bakeneye ibiraka muze mbahuze na media mbere gene kubera bambujije gene iwacu muri Kongo bambuje guca kuri media nyarwanda ariko uriya nge nari kumuzamukira nari kumutuka muri apocalypse no muri janvier sinzi umuntu akigira inama yo guceceka kandi cyangwa kivugi muri bato nunsinda nzashaka ahantu niherera ndiri ngiye ikintu nshaka kubaza uriya mugabo ashobora kuba hari ikintu yakoze nacyo gutereta umwana uri underage cyangwa se ni ikihe kintu ashobora kuba yarakoze kuko mbere namubonaga hano nkabona muri inshuti uranamutuzanira ni igiki yakoze yakuba ko nzengurutse TikTok abana bafite ikibazo cyo kumva ikibazo ufitanye n'uriya mugabo bakabana namubonye hano na kare mu gitondo bahoze babivugaho ndavuga no gudufaza nafungura najya kumusobanuza kuko twebwe hano muri TikTok abana bose bashaka ukuri kandi ugomba kukuvuga uko kutari uranyumva neza ibyo byose ni ngombwa ko tugomba kumenya se ni igiki yakoze nuko yatongoje nuko abagore wenda bamwijyanyeho akababeshya ntabahonge yahuye n'umwana uri underage kuko ibyo ntago byemewe umwana utemerewe kuba yahura n'umuntu n'icyaha urumva ko abantu badafite amakuru yego kame binyotinze tubwire first of all kumwita bishop ngo umukozi w'Imana uyu ni umukozi w'Imana shaka umva hano yes ndumva bitese ntabwo nshitwikira ntabwo uri gutwika ibyanje sinzi impamvu twika bya profete video iri hariya nziza twika ibyanje gira tukamuvuga kora hashtag twika umbabarire ugatatu ndaguha fanta nziza twika bihagije aho kumva amafaranga utwikire amafaranga yose wa RDB rero urashaka ko ngiye gutwe waje profete utikirofu amafaranga yose wa RDB ariko se uwo niwe profete ntabwo ari umukozi w'Imana none se arashaka ko amutwikira kuko jewe maze kumva cyagihe avuga ngo share to everybody naribajije profete ntashaka kubaza ngo share afite abantu 500 baje kumwitaho sibyo ibyo nyo tubireke niba ari gutwika yaratwitse ndasinamutwikiye se ariko ntabwo namutwitse ahubwo ntabwo namutwikiye wamuzanye hano twe ntabwo twamutwika reka ngusobanurire rero ntabwo kira kintu uranguno sinari muzi sinkeneye no kumumenya nanasobanurira n'abantu bumvisha amajwi cyakinye banabyumve neza babwire kuko niwe wamutuzanye kuvuga ngo nari ndahanga ndi kumwe na Shadibo n'abandi bantu banjye harimo n'uwo bita ndi kumwe n'umwana wo muri Kigali Boss Babes bita waraje waranamusuje bita Christella umugabo araza abantu ati zamura profete nti profete ki ubwo arazamutse ati mini ko na franga atangira kuvuga aravuga ati jewe mwese nabaha amafaranga umuntu wese ushaka amafaranga nanyandikire mu amafaranga ayo mafaranga ahubwo kubera iki gihugu cyacu kireba ibintu kure ko kitibaza ayo mafaranga ava iyo mashini arayifite manza wumve shanga unyumve noneho avuga ati Shadibu nashaka amafaranga Shadibu aravuga ati msimbuke nta mafaranga yawe nshaka ndakuzi nta mafaranga yawe nkeneye akomeza kwesisa namura Shadibu waretse aravuga ati nta nimero yanjye ndaho uyu muntu Shadibu ati ndagwa amafaranga yose ukeneye amamiliyoni Shadibu ati ndakwiyamye Shadibu afata nimero y'umukozi we aravuga ati gudufata ngiyi nimero y'umukozi urimo kumva nimero y'umukozi ngo ureba ngo sinayamuhaye abamuhaye 100,000 Shadibu ararakara bya 100,000 aragaruka 100,000 ntabwo ari $100 ahita aza aravuga ati godifa ntukamenyereze iyi mbwa ahita afata bya 100,000 sinzi gift yahise amwoherereza Yohanira aravuga ati subirana urumva yego niba cyara ariko none uri kumva we naje gukurikirana nyuma ndabimenya urimo kumva ndaguteza ugutwi noneho abantu urumva kwa kundi urabona iyo uhostinze ntabwo ubona ama message ntabwo abantu bari gukwandikira ama message noneho abantu barambwira ndashaka abantu mwumvi ahantu iki kintu mutajya ngo agire umuntu atagira umuntu zo ngo ngifitanye na kibazo no nangi kibinda cyesura noneho niba atangira kubwira abantu ngo abantu mwese ngo munyoherereze momo zanyu
So, impamvu abakeneye momo abakeneye nimero zabo bakunda attention ya gikongomani no we apikinga umuntu akamucekinga akavuga ati wowe nyandikira mpereza momo yawe ntabwo abakeneye momo akeneye umuntu we amanza kureba umuntu akireba uwo mukobwa ko nta muntu nta munsi n'umwe ajya asaba momo y'umuhungu noneho arangije niba yarabonye attention itari gufata ahita abwira Christella uwo mukobwa muri Kigali Best Bobs arambwira ati Godfather mutegure space uyu Christella amaze kumwitegereza naramubonye nari impari ahita amubwira ati kuwa gatatu nzaguha miliyoni 10 urimo kunyumva aravuga ati nzaguha miliyoni 10 ngo we Godfather na Christella yarabipinze ati we Godfather tuma nimero zako nizitume ngo ohereza nimero yawe nyaguhi urimo kunyumva yego hari nimero mwabonye y'umugabo bita ejo bundi ari kumeshuninga nabyo nabonye umugabo yarakaye urimo kumva nuko noneho nahise nkora post kuri tweet yari tariki 21 z'ukwezi kwa 9 umwaka ushize kwa kera nuko Christella byuka mu gitondo yaciye ibintu ubwo twaraye kuri telefone na Christella Godfather amafaranga zaza nti rero uzampaho tutera amabrag Shadi baravuga ati naba miliyoni 10 zabareza miliyoni 20 uwo ni umusikama turi kumwe noneho nkora tweet hari ahantu mwumvishe ari kumwoherereza audio ikibazo nuko abantu bankurikirana nuko batirengagiza namuhamagaye namwoherereje iyo audio ndi live hano biri recorded ndabishaka hano muri live ndabibaho ubwo bari baravuga ati uwo muntu araza ntabwo aza ko kwa gatatu hageze uwo muntu araza ndavuga reka muhamagare ndabyibuka wari wavuze ngo tube turi ngo no kuri Instagram yawe ndamuhamagara muhamagaye arambwira ngo ari busy mwoherereza voice note we anyoherereza yambwa ati Godfather unaona miliyoni 10 na amafaranga menshi tugomba kumenya ukuntu amafaranga atanzwe n'ukuntu azunguka ndavuga ndapfuye munyumve ashyire muri business mu rugo rutari simbizi ntumbaze uburyo bwo kunkana ngo nari mbizi ndamubwiye sinone ko amasaha yageze aba bantu mbabwire bigendere arambwira turabona ngo niyo ngo baragiye gutwara abantu muri taki afite ibintu byinshi bikonshamye yahise anyoreza muri voice note ndabifite abyohereje ndamwohereza audio ndamubaza nti none sera ko nemere ko miliyoni 10 ari nyinshi wa mugabo we utapfa kuzitanga gutyo amwe wambeshye amwe wanyemereye yanjye yari hehe nari live ndaza gukina live nari ndimo urimo kumva niko kari akantu kiri gukina noneho mvuye live shanga nasanze abakobwa banyandikiye hano urimo kumva abantu banyandikiye benshi bavuga ati Godfather uwo muntu ntabwo ashobotse namba kuza kuvuga ko agiye gutanga amafaranga hano ko agiye guhindura ubuzima yankoreye ibi shanga kuva mu kwa 9 turi mu kwa mbere ubwo urukumva makuru nakiriye kuntangana ahubwo kuba tarabaye umunyakuri kuri wowe nibyo numva ko wabona agaciro rero umubaye umubeshyi wamuzamura izina ni nayo mpamvu abantu ibyo uretse gato ntabwo ari ibyo yaje kuri level imwe ntabwo ari ibyo ngibyo ejo bundi ntabwo njya gushyira ibintu hanze keretse bimaze kuba too much naravuze wenda ni abantu yabeshye cyangwa abatahaye amafaranga cyangwa akagira ariko nkweretse nta kintu nigeze nshyira hanze arega ntabwo njya mpubuka ntabwo nigeze nshyira ibintu hanze noneho kugeza aho njye nubaga byararangiye mbitwaza gake ndavuga nti maybe igihe kigeze end of the day umuntu yamushakira abashuti be bakamugira inama akareka ibyo bintu njye nubaga yaranabirangije atakinabikora ahubwo mwamara kuvugana mu gikara kabirangiza nari namaze kubona ko ari escrow ko namaze kubona ubutumwa bwinshi cyane n'ibintu n'amabakora kandi iyo umaze gukora amabi bikagaragara kuri gukora ibintu by'umwanda nk'ibyo urimo kumva canga kugira igihugu nka Kongo na Tanzania kandi ntago ariko byagera umva kimwe mu byatumye numva ko ntakomeza kubyihanganira ejo bundi umwana yaraje avuga ati mbabarira ndagushaka umva bonjour Godfather umeze neza yego nitwa Neila
nenda kwandika kuri TikTok nkana nimero yawe ko ari ibintu nashaka kuvuga kuri uriya ngo ni Prophet Joshua rero nabuze umwanya wo gato nguyu ntabwo ari kunyibwira yohereje audio y'iminota 10 shanga bibakiniye narabikinnye no mwana byumvise ejo bundi yego ndakumva uyu mwana ni watubwiye amabi yose ndavuga rero ahangaha ko bari ukwirengagiza mu byukuri niba kuva mu kwa 9 narabonye buri munsi ibi bintu reka bijye hanze abatarari manganya ibi ngibi nabajije uyu mwana ibi bintu byabaye ryari n'umwaka ushize arambwira ati byabaye ejo bundi hashize icyumweru kimwe bibaye urimo kunyumva yego n'ibintu byarahereye mu myaka ingahe ishize n'uyu munsi akaba akibikomeje ahamagara Dumba ati nkwikira abantu babwira abantu ko ntanga amafaranga mfite amafaranga cyangwa ntabwo nagomba kubiceceka nta kindi kintu na kimwe ibyo ngibyo byazira miliyoni 10 kuri mwana agombaga kuziha twaje kubona ko kwari ukwikira bitari byo kandi abantu bose barabivugaga n'abantu baranga barabivugaga sibyo ariko yabiriya byo nanjye nagiye kuri ntuza yawe ndagutegeza ndeko ko hashya byagombaga kuba so ibyo ngibyo ntabwo urumva ntabwo n'ibintu utakomaga kugira naragiye uyu munsi irahari ariko noneho kugeza jusqu'au aujourd'hui uyu mwana aza akagaragaza iki kibazo ejo bundi kankubaze which kind of a society twaba twubaka ibyo bintu biba ku bantu barenze 10 na niba wari uri hano ejo wumvisha abantu baje hano batangwa bavuga ati yarabinkoreye wumvisha uriya mudamu uri muri hehe sinzi igihugu arimo waje agatangwa by'umwana we aravuga ati umwana wanjye yaragiye gura n'ikibazo nuko nagize ikibazo cyo gukominikana n'umwana wanjye reka mbwira ababyeyi bagire communication n'abana babo ya communication ni ya mbere kugira ngo abantu bagire inama atanga ubuhamya bw'uwo mwana w'imyaka 10 ikintu nge navuga muri aka kanya mu bintu tugejejeho ikintu navuga abanyarwanda turacyari inyuma cyane kuri social media sibyo hari abantu babona Joshua ajyara kwa Demene bagafata igitambara kanagaho wasanga ari n'amafaranga ya Demene yamuhaye kugira ngo atwike boosting social media yiwe ariko tutazi uburyo amafaranga aboneka mu buzima bwanyu mu gihugu cyacu murakizi twe tukizi na hambere n'ubu ntago biraza mu gihugu ku buryo umunyarwanda sohora amafaranga kuri akabara ntago birabaho sibyo hari igihe rero mushaka kuba mwibeshya ngo social media ariko se uyu muntu n'umukire wasanga ari na ya Demene bambwira ati uze kumboostingira nka kuri aba Diamond babikora kugira ngo ntuza yanjye album yanjye vibing cyangwa se ibyo ndi gukora bize kugenda neza tugomba kujya tureba neza rero ku bantu nka bariya n'umuntu utanga ayo mafaranga ntubanza ukamureba ukareba n'uwo muntu uri kuyabara nk'ibipapuro ko amafaranga kubona bitoroshye cyangwa nashaka afite amafaranga cyangwa atayafite ibyo ngibyo sinafata umwanya wo kujya kubirebaho ntabwo bindeba arayafite ntabwo nshaka kubimenya pe icyo ndeba ni kimwe uzi kujya kuvuga nka babandi bavuga ngo arayafite ni umu engineer engineer se winjira muri banke akakura amafaranga icyo mvuga ni kimwe ni iki ngiki amafaranga yaba yafite cyangwa atayafite ntabwo afite ububasha bwo kujya mu buzima bw'umuntu yasuzuguza abantu kuyarisha umuntu uri naive kamabwira ikintu kimwe ese kambazi buri munsi ariko uzi gufata umuntu erega ibi ngibi nubwo bavuga ngo nta muntu mutoya urimo muze gukurikira abantu batanze ubuhamya abenshi barirukanga bakava muri iyo sauna bakirukanga ntabasambanye none yajyaga muri sauna ashakisha atazi n'uwari bubone no we nuvuga ngo condition muje ntabwo akurikiye space live none sauna ni yese cyangwa ni y'ahantu yagera wapi afite ahantu sauna kandi afite amasaha batakira we ako gasana nuza kukareba ni akantu kari aho ngaho kantu kadasobanutse amafoto barayamanitse we umuntu wese yashaka guha amafaranga yamubwira ko agomba kumusanga muri sauna bakamanza bakotana urimo kunyumva mbere ko amuha amafaranga ntayafite yarangiza akamwinjiza muri sauna shangazi ubyibuke muri sauna hinjira nk'abantu bambuye ntabwo muri sauna wambaye imyenda bambaye hari n'abagera bakazikuramo zose hano tuzikuramo da yes so urukumva rero hariya ku rundi ruhande biragoye kugira ngo uyu mukobwa uri kumwe n'umuntu wamwemerera amafaranga kandi uri mu amafaranga ntiyamucika hariya ni mu rwego ntabwo ari uko akunda sauna ariko ni mu rwego rwo kugira ngo amufatire mu buryo atabasha kumucika bari muri sauna baricaye bambaye ubusa bakenyeye utwo dutenge
urimo kunyumva ntabwo aza kukigobotora hari ukuba mwemera ariko kumubwira ibitangaza ko ari kuzuba amafaranga amafaranga hari umwana wanditse ngo amafaranga aza mu bintu byinshi turi mu bihe by'imperuka ashobora kuba ava mu bintu bibi you guys ibyavamo byose ntabwo ushobora gufatira abantu mu bibazo ugomba kuyarisha abantu ushaka gufata abana b'abantu cyangwa ukabeshya umuntu muri feelings zawe yifite ibindi bibazo ukamenya ngo ngwino ngo aho turi buhure ndaguha amafaranga ntabwo ari uko bafasha so rero ikintu kiriho ibyo ngibyo aribyo navuze nti okay kuko erega hari ibyo ndi kuvuga aha hari ibyo ntashobora gutinyuka kuvuga aha bishobora kugira ibyaha kandi atari mu rukiko ariko hari abantu shangazi mfite abana bafite ibikomere ku maboko habayeho guhatana tubyihorera ntabwo nshaka kugira ibintu byinshi vugira no kumufata ku ngufu abantu muragira gutya ariko mutegereze just murindireho gato ntabwo ngo dufatanye n'umusazi ushobora kubyuka mu gitondo ngo nze ahangaha mvuge mfata umuntu uyu mugabo nta kintu mpfa nawe nta na kimwe n'abantu bacu bamenye ngo umuntu wese ukubeshya amafaranga ushobora no kugenda akagukata umutwe ushobora kugenda ugasanga ari kazungu you guys mube careful muri ibi biganiro dufite hano n'ibi akoze Godfather tuhanane tumenye uburyo twakwirinda ikibi gishobora kutugeraho sibyo urakoze cyane icyo nicyo kintu abantu bagomba kumenya kimwe gusa abantu ntabwo ntekereza ko nyuma y'ibi bintu ari bwongere guhamagara umuntu ngo aze kumuvanye kuri social media byamaze kujya hanze ngo yongere kumubwira ngo ngwino guhindurira ubuzima mutware muri iyo sauna ariko ahindura ubuzima gute ko ubuzima kubuhindura ari nyagasani ninde uhindura n'ubuzima ko mbere yo guhindura umuntu ubuzima nuko umaze kumusambanya so ahangaha rero kubyumva abantu baravuga ati ariko se abo bantu erega n'abakobwa nabo bige kutirukira amafaranga abakobwa nabo bafite irari by'ibiceri aho ngaho reka tugaruke kuri aba bakobwa sibyo impamvu aba bakobwa bahuye n'uyu mugabo ntigeze bacira urubanza mugerageze kunyumva harimo n'ababyeyi harimo n'abafite abana urabita popo ntafite umuntu wubatse nta mugabo waje arakavuga terega umugore wanjye nanjye nuko none se umuntu wubatse ati umugabo we gute akajya gutereta n'imbo manza wumve kuhaba shangaza niho hari ikibazo mutumva nta guteretana kuhaba ntabwo abatereta reka nze wumve nk'uyu nguyu reka wumve uyu nguyu uko yamwaprochinze biraza kugufasha kuguhumura wumve ahangaha yandikiye uyu mubyeyi aramwandikira ngo hello mutuye hehe ndikumva nabafasha urimo kunyumva uzi ukuntu umubyeyi yasubije Kimisagara arangije ngo mana we wumva gusenga haleluya nukuri umwuka ukomeze ukuyobore Joshua urimo kunyumva shanga twibukiranye aba bantu uyu muntu yamanje kwambara umwenda w'umukozi w'Imana w'umuhanuzi urimo kunyumva yiyambitse uruhu rw'intama ntabwo rero uyu mudamu zima batamusabanije yamutumiye muri sauna yamubwiye ko agomba kuza gufata amafaranga muri iyo sauna nta biro agira ariko sauna niyo biro bye manza wumve noneho uyu mudamu akaba afite murumuna we aramubwira ati ndashubijwe ikisi umukozi w'Imana ndashubijwe mbonye umukozi w'Imana Imana imuntumyeho agiye kumpindurira ubuzima Imana yamubwiye ko avuze ko agiye kumfasha ati umukozi ninde ati ni Joshua atagiye kukubwira ko muhurira muri sauna Nyarutarama amafaranga menshi ari buguhe nitiki kugarura kandi arabayakurongoye urimo kunyumva ati yarabinkoze naho yahuye n'uyu nguyu yarabikoreye murumuna we murumuna we wasevinze uyu mukuru we babyivugiye ejo hano bombi batanze ubuhamya yego rero tugaruke gato uyu nguyu yamanje kwambara umwambaro wo kwitwa umukozi w'Imana mugerageze kumva aba bantu ntabwo turi buze kwirengagiza umuco wacu n'umukozi w'Imana agaciro afite mu gihugu nuko tubafata sibyo ese wa mugani umuntu mukuru wemera kwitaba telefone bakagenda bakamujyana muri sauna agateretwa uwo muntu uramubona gute
abakobwa ko bamaze no gutesha igihugu agaciro bamaze aho ngaho rero aho ngaho niho muri gufata victime aho hantu nyine impamvu ndi kuhagusa nuko abana biriwe bahavugaho rega nabyanditse muri karine ndi kuza nka gusomera ibintu abana biriwe badiskita umva nkubwire rero shangazi no kuvuga ngo nuza kureba aba bantu ni bangahe baguye muri uwo mutego urimo kunyumva ese ubundi bakuye amaboko mu mufuka agakora akajya mu ishuri agakora ibintu aho ngaho niho rero tugira ikibazo sibyo ntabwo biri kuri uyu wenyine urimo kumva ntabwo biri kuri profete wenyine sibyo profete wenyine ibintu mu byumve ni muri rusange hari n'abandi arega hari n'abandi mu minsi mike muraza kubona barajya hanze hari n'abandi nzi bariye trisa mu mwana w'umukobwa ni byinshi biteye umwanda ariko umukobwa uri kubara imyaka ukamenya imyaka yamujyanye gutera ari ikintu utari kumva ntabwo ahangaha nicyo kintu muri gushaka kugira ngo mugire abantu batagatifu ngo ku myaka ntabwo ahangaha muri sinzi ndavuga muri ruhero rurimi bamuteza amatwi uyu ni good faza ari kubasubiza ku myaka ni muyitinde no kuyongerera ujye mu ndimi zo mu ijuru kugira ngo tubyumve Yongwe impamvu bamufashe bakamufunga shangazi sibyo ntabwo yari yariganije abantu baba teenager bari abantu bakuru nuriya wundi bafunze wundi wajyaga kugenda akihisha muri iyo shusho yo kwitwa umukozi w'Imana sibyo yego akageza abantu mu kaga abijeje ibitangaza ababwira akoresheje ijambo kubahindurira ubuzima sibyo ibi ni uburiganya turi kumwe ngo ndaheje ngo nitumutaharize Franco ntabwo aba bantu bose bahurira muri hariya bose siko baguye muri uwo mutego ibi ngibi akaka ko muri sauna ikintu cya mbere no kwigaragaza cyane imbere hari abana baba upcoming b'abahanzikazi reka ndekeraho ni byinshi muzumva byinshi amatwi yanyu azaza mwinjira wowe ufite umutima wo kurwanira abantu ukabakura mu ngorane ukabavugira ariko n'abantu nabo ntago bavugirwa abantu bafite ikintu cyitwa tama bafite ikintu cyo gushaka kumva umuntu wababeshye wagaragaje ibyo adafite wagaragaje ibyo ababeshya niwe bemera uranyumva biragoye cyane ngo uzabarwanirire muri ubu buryo ubumwe cyangwa ubundi sibyo kandi mu nshuti zawe wenda ukuri ubu ufite ariko bamwe ntibakubone ko ugufite abantu babimenya abapasiteri abaprofete abantu benshi bamwe bakujyana mu byumba ngo gusenga mujye mu bakefomene abantu benshi bafite za idea zabo jewe niko mbizi ibyo rero ababwira nibyo ubwo rero ntago nzi icyo profete bazamukora kuko nawe nurangiza arayiva ubu ngubu araje afungure abana bajyeyo ababeshya bakubita izindi ntuza ubwo araza kutubwira ntago tuzi ni ibintu hano bizagarukira uyu mugabo umuntu ashobora kuvuga ati ariko se ko barari abantu bakuru ko ntawe yafashe ku ngufu hari uwo yakuruye ku ngufu amushyiramo ikiziriko aramusamanya ku ngufu ndatse kubyumvikana yego aho ngaho wavuga ati muri ko umugabo w'abandi nta kintu mumubaza si byumvikana nafashe abantu b'amafaranga ariko hari ikintu turi kwibagirwa n'abantu birengagiza mumaze murebe societe tubamo sibyo mumaze murebe uyu mumama ufite umwana rera sibyo uyu muntu amanje kwinjira mu mitekerereze yakamanza kumuza imbere nk'umukozi w'Imana yego yarangiza kumuza imbere nk'umukozi w'Imana akamwegera nk'umuntu ugiye kumuha ibisubizo by'agahinda ke n'ibibazo bye ariko akamurya umutima uzi umuntu uza muri weakness yawe mu bibazo ufite agakoresha ibibazo byawe kugira ngo agere ku nyungu ze cyo twumvikana ntabwo uza amabi nkora nyina wabize urusindi shyashya ngo difata ntabwo ndi mwiza oya sibyo umuntu wese nashangazi ko hari ibibi ubona by'indenga kamere birimo ubunyamaswa turi kumwe aya masaha ushobora kubinegrija kuko ufite mugenzi wawe ufite umuvandimwe wawe uri muri Amerika uri ahandi ushobora gukwafodinga needs zawe shangazi hano umaze guhura n'abantu bangaye kuri izi platform akubwira ngo mbabarira umpe ibyo ngaburira abana iri joro ntibahari benshi sinzi kubyumvikana
hanyuma undi akaza shanga umaze gufasha abantu bangahe Cedric umaze gufasha abantu bangahe abantu hano undi muntu barakora akaza agafatira wa muntu muri weakness muri iyo nzara muri ibyo bihe adafite ariko uzi umuntu udafite kuvuga ngo oya uzi gufatira umuntu adashobora kuvuga ngo oya kubera ikibazo afite kubera situation arimo ntabwo bishobora kuba ibyo ngibyo ntabwo amasaha mushobora kubyumva urimo kumva ariko nzi ko iyo wicaye cyangwa abantu mushobora kwicara ugashyira mu gaciro ukavuga ati se birashoboka ko hari umuntu ushobora kujya muri situation ku buryo umuntu yamufataranya muri ibyo bibazo arimo ntabashe kuvuga ngo oya igihe mutaragira uwo mutima wa kimuntu ngo mugire uwo mutima nama ntabwo mwakumva ibyo ndi kuvuga kuri ngo cyangwa no kumubwira ati sigaho ese umuntu ugomba guhindura ubuzima ubanza kumusambanya umuntu ugomba guhindura ubuzima agomba gushimisha umubiri wawe faster no so rero ngiye kubivuga uku ntabwo byumvikana ariko nababwiye ko namaze no kuvuga kuri Twitter hano narindi kuri space mvuyemo ntabwo njyewe Godfather ndahanga kugira ngo nshimishe amatwi y'abantu I'm not here to make a friend ntabwo ariko bimeze nimujye kureba aya masaha abafana ba Debeni baranyamagana ubu ukeneye kubwiza abantu kuri kugira ngo bafunge Debeni is my G n'abafana bereka nongere mbasubiriremo Debeni n'umukoreho ariko Debeni ndamwemera mwana we nta nicyo nzigera mpfa nawe ariko message yanditse avuga ko hayifata ku mavuta imbabazi kuri social media zimwimye byararangiye nawe kutatubwira kuri byamaganye turi kumwe mwana abusubisu ujya kwa Debeni nzo nyumve shanga ntabwo Godfather ngira umuntu wandujije izina ryawe rekana na Debeni muhungu mwiza izina ryanjye reka nkubwire izina ryanjye iyo uvuze nk'umuntu wandize izina ryanjye nta muntu ushobora kwanduza izina ryanjye okay kambe myuti izere ni ukuvuga ngo ntabwo ari we wa mbere niba munkurikiye nonaha umuntu wese nagaragaje umwanda ari gukora bose bakora reaction bakaza gukorera uwa mbere ni umuntu wazanye umwanda agenda asambanya umukobwa aramurikodinga amafoto y'abashyira hanze mushumika yaragiye kosa ibyo ni byo kosa yaragiye akora space aravuga ngo nisha abantu muri Kongo nica abantu mu Rwanda ngo nica abantu mu Bugande ngo njya muri Kenya ngo nica umupolisi ngo ngeze muri n'abazungu ngo batagufata kumbi nawe ufite igini uri kumve so sindi kumva icyo kintu uko ufite igini ibyo ngibyo the same thing ni by'uyu nguyu ariko njye ntabwo ngibyo bindeba kuko bashobora no kuzana n'ibirenze biriya but I don't care icyo ndebaho ikintu nahagurukiye kugira ngo uwo mwanda uveho uravaho reka nkubwire gufata Godfather hari umwe wigeze kuza ariko ngo nakoze amakosa ariko nago bivuye ku ntuza hari umuntu ukabatere story Imana imuhe iruhuko ridashira I thank God kuko yagiye twaramaze gukiranuka yarabaye one of my friend nyakwigendera umwana bita DJ Dizo DJ Dizo baranyapurucinze barambwira ati ugomba gufasha uyu muntu akava mu Bwongereza sinshaka kubisubiramo cyane ndagenda gukora fundraising ndasakuza koko amafaranga araboneka ageze mu Rwanda mu bana b'abakobwa bamwe barampamaga barambwira ati ni gute wadukoreye ibi bintu bampa ibinyamakuru byo mu Bwongereza kwafunguwe ariko ntabwo bari barabitubwiye urumva family yarabika barinzi umva nakoresheje uburakari n'amarangamutima nagenda ndamushumika koko isi yose irasara iravuga ati Godfather ni inyamaswa ni gute ashumika umuntu usigaje iminsi 30 ngo apfe nanjye nk'umuntu numva ibyo nakoze nubwo nyine niki numva nakoze amakosa urimo kumva umuhungu ariko byaje kurangira tunakora space byose birarangira impamvu ngaruye kuri iki kintu hajemo umuntu araza ngo aje kudefanda nawe he's my friend umutibe bita Boscan aravuga ati nimuze mbabwira amakuru y'uwo mugabo uyu ndamuzi mfite video wongo warongora ihene sizi uko bico kintu so niba umuntu ashobora rero kuza muri mekanizme no kugira ngo ahangane akavuga ko umuntu arongora ihene atakuzi nyuma yaraje kwata ngo se ngo Godfather ninde muntu muzi so ibi ngibi ni ibintu mbayemo igihe kirekire menyereye cyane
kandi na mbere yuko mfesunga umuntu kumubwira amabari gukora mba nizeye ko hariho reaction irenze n'iyi ngiyi mwabonye, ariko ntabwo bishobora kunetraliza. Niyo mpamvu niba ibintu baba bagiye kuvuga ntashobora gufata umwanya wongeye kumva ibyo bintu yavuze, sinshobora, kuko nzi ari kuvuga umwanda. Ni umuntu udashobora kungiraho access ngo amenye amakuru n'amakeya kuri njye. Niyo yamenya ndi umuteroriste se ndashakishwa oya. So ntabwo bishobora kumvana mu murongo nihaye wo gukora iyo advocacy no kwamagana uwo mwanda uriho. Byamaze kugeraho bigomba kugera. Godfather sinshobora kuhumeka iki kintu kitararyuzwa ibyo gikora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari byinshi ntashobora kuvugira, ariko nimuza gusubiza amaso inyuma mwe muzavuga ko siko tutageze dufungura amaso ngo tubirebe. Muraza gusubiza amaso inyuma murebe iriya video ye yasohotse bari kumukubita, murayibuka yasohowe na K John, murayibuka iriya video bari gukubita mu bavuga ngo pastor yakubiswe avuye gusambanya umugore w'abandi, imaze igihe kirekire, murabyibuka? ndayizi je. So byarakururanye, oya ntabwo nshaka kubivugira kuko muzatungurwa, muzakubitwa n'inkuba. Turi kumwe, muzakubitwa n'inkuba. Impamvu naruciye nkarumira nkashiraho zip, hajemo abaminere, kandi urumva ibyo si ibintu ugomba kuvugira kuri social media. Navuga ibigize ibyaha mpitamo gucece nkavuga ati okay, time it's now, reka bikorerwe no mu gikari dukubitirika inyuma hagana inzega. Muzi impamvu muri space zejo n'ahandi hose baje gukomoza kurura mwana wa Rubavu nkamubwira ati muceceke ntimuvuge ku muntu utujije imyaka, kuko anga twinje mu bigize ibyaha kandi ntabwo nari mu rukiko. I'm not that stupid as you think. So ngayo nguko naho Godfather kumukorera body shaming kuza ahangaha, narababwiye ngo iyo urwanya ikibi byanga bikunda uhura n'ingaruka mbi, niko bimeze. So niteguye kuzifacinga, ndagutegereza n'umwaka ugashira nkagukubitisha ibikorwa byawe bibi. Ntabwo amarira, ntabwo ushobora gufata umuntu ngo mufatire mu bukene bwe umugire igikoresho cyawe ukoresheje ibinyoma ngo ari amarira gucika. Ari amarira ntabwo agusiga, ntabwo bishoboka. Uti Godfather nta kazi ufite. Yes, akazi mfite ubu ngubu ni ugucukumbura uwo mwanda wawe n'amabi yawe yose day by day, umunota ku wundi. It's what I'm doing right now. So urumva ko mfite akazi kanjye ni intambwe yawe ku yindi kuva hashize. Ibya Rubavu, ibyo uwo mwana wundi ntabwo ari ibintu byo kuza kuvugira aha. Ntabwo urusaku no kubwanuka cyane aribyo bitangira ibisubizo. No, uvuga ibigomba kuvugwa, kuko ugiye kuvuga cyangwa tukavuga kuyomba no gusakuza, ninde wavuga kurusha Jean Paul? Ninde wari ufite urugamba kurusha Fata ku mavuta? Ntabwo ibigambo guhurutura ibigambo byinshi ari byo bitsinda urugamba. Ntabwo body shaming no gutukana ibyo ngibyo bitsinda urugamba cyangwa bibishyiraho. Uvuga ibigomba kuvugwa igihe cyo kubivuga, hanyuma ibikorwa nabyo bigakorwa igihe cyo gukora. Are we together? So ntabwo Godfather nshobora kwiterura ngo ngende mfate umuntu, mfate ifoto ye, nze namagana uwo muntu without any information. Iki kigabo cyazonza abantu kibabeshya ko ari igikozi cy'Imana, kikababeshya amafaranga kwa kundi mwabibonye, kikajya kubasamanyiriza muri iyo sauna. Amabi yakoreye Rubavu ejo bundi, ese ko ngiye kurenga ayo nari kuvugira, reka nifate. Nkimara kumenya amakuru cyangwa nkimara kubona bimwe mu bimenyetso byanteye ubwoba bishobora kuva nk'ibigize ibyaha, navuze ngo social media ntabwo zikeneye ibingibi.